menshi ama YouTube channel ari afite content zitandukanye arabyuka mu gitondo wafata indindazi ko ni content akatandika ngo none ngo Panso na Pifa barwa indindazi kana na turi mu kurwanira indindazi sano sureba ngenyo wese ubware ko zo mu bakoso none ngiyo chanega alright mwitubwire none tubyumve basi mudusubira mbahaye umwanya mwembi babiri ndahera kuri admin kuri P FLA wana tuwaira no kuri dio nani oh yeah P let's go so ndumva nyine rap FM na twatangiye nyine mbwira abantu kunyatangiye ko yavuye ku Bluetooth nyine kacu ko twabonaga numva no ugasanga abantu tubazimanye no bore nta kintu mujya mwumva nta kindi kintu cyane rap gusa rap so rap FM bitangira gutyo so admin biki wakoze nuko yumvise icyo gitekerezo numva aragasanga rap FM aragotira ngo mukubikurikirana so ubundi rap FM ni program yego iri kuri channel ya admin program noneho rap FM ni program irimo icaho nyine ducisha ni nko hariho edeka njyaba ni nko radio 1 mbe kumuvano ndabirika mbere ko ya interview twakoranye yefite abantu benshi bambira ko bashakuza bako izindi interview hano twakoreye no bari mu kumwereka tuzaho nibishana ndari bikweka let's go abaje batumve rap FM ni program ni nko radio 1 ari radio akaba ari program yawe n'izindi program noneho rap FM ni program iri kuri page ya admin pro Rwanda so abantu bayisearchinge bakore subscribe babisangiza abantu bose bazi ko bakunda rap bibagereho iwana rap FM bibagereho so tuganira baje baduha n'ibitekerezo batubwira icyo twakongeramo batubwira icyo dukosora batubwira icyo dukuramo kugira ngo birusheho kuba byiza ibintu iyo bitangiye gusa icyo nshimira ndashimira abantu bamaje kubireba baduha comment nziza like bakatubwira mukomereza aho mugire gutya ni byiza nge kuri side yanjye amaje kubona feedback nziza cyane kabisa ndashimira abantu bamaje kubibona so abatarabibona nabo rero bakore search kuri YouTube admin pro Rwanda bakore subscribe babisangiza abantu kabisa iwaje rap fan ifite abafana benshi cyane turifuza ko bibageraho ari oya P akaye mu kumwereka comment z'abantu bose kuri Instagram yanjye kuri Facebook ko ni byinshi cyane byo muri mukora ibintu byiza cyane mukomerezaho 088844 ni gutajya kuri rap FM akakanya gerageza jaho mubisangiza abantu ureba umaze kwibwira binge kuri rap FM tumaje gukora bitatu ariko bamaje kujyaho bibiri byane nade tumaje gukora icyapiri okay ni cyangwa paka kudufasha nawe n'abandi bashirene bazagenda babona n'ibindi tuko tuzagenda twunguka ibitekerezo kola umize gute the kumina admin the producer na P FLA the great kan ugende ufate phone account if the smartphone ya muri rap FM yewe Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Okay, respect me in my city. Asante sana my brother. Oh yes. Ngombichi. Oh yeah. Urabesha. Oh my God. Mbitu what we say? Oh God damn. Yo! Hey! Umwana wa Mr. the Great, God damn! Oh shit! Damn! He's got the great! Alright! Asante sana kabisa waponje. Asante sana kabisa kandi shout out cyane kuri the great manzi. Ari YouTube channel yacu. Yeah. Uza kudushaka kabisa kuri rap FM ngomba admin pro Rwanda kuri admin pro Rwanda. Yeah, ari ndirimbo yabuze yihe kantayizi ntabwo yizi ahubwo uzagenda uryamo utekereze ubyuko uyizi witubwire
naye naguyizi warayibagiwe ibaze na warayibagiwe ego ngo akirahari irimo Elpo itana Candy Moon na Chris Chita ni wowe ikoze kanimba na chorus oya ahubwo ntuza mushiki we wo bita Liliane K ari so I've been proseka hari mufite amafaranga angahe kora bona P FLA miliyoni 2 murazifite none se muri 155 indi bayikoranga mufite amafaranga uko indi bona P FLA ni miliyoni 2 muzifite miliyoni 2 mufite miliyoni 2 zukora indirimbo cyangwa muracyari muri bwe I know I said it neza bro respect kabisa kuri the great manzi sana umwana kabisa mubwire akomeza amede neza afite imyaka ingahe manzi the great Wana respect cyane kumusaza kabisa bye Mazi the great atemeza tara ubwo Mazi the great nizumwaka azaba yitwande Mazi the chihebe akaka admit akanya Mazi the great atibya kingahe amazing uri batangiye gukoreza okay mwigane yana kola nikuna admin na P FLA the great yo visite yewe sa fresh ponde ngute hose asante kabisa mugiye kumwumva muri EP tugiye kuwakubita EP indirimbo 6 kabisa respect kumusaza paka EP indirimbo 6 ari mu indirimbo imwe yakoranye na Tough Gang bajye no kwituba rero cya kiganiro cyane bajye kwituba rero cya kiganiro mujye kuri YouTube murebe dufite ibiganiro YouTube yo sana alibimen asante sana sana alibitrain wari wisubiye mu bintu wari wayikibifa wisubiye we na King James admin abantu babiri bari bisubiyeho bari bakoze iki gaturabure wari wisubiyeho cyane wari twisubiyeho twarateyo nacyakuma niba kibuka igitero kiwe ari mu kwisubiraho Matters how I make it before the devil took me in. And some change for good or worse. Mana yaje mfasha cyane nkomeza ubugingo rwose. Reba ibyo umenye byundi amateka yanje namwacinete ariko ntari gadenga chance ya nyuma niyi kurya amahirwe yo mukabaza rimwe mu buzima. Nagiye namenyesho hazaza. Nagiye memuka ndemukita bankunda inama ntazikozwa amatwi yanjye ntacyo yumva numva ni gangster ariko umunsi kandi kuzi wageze byo hinduka tekerezo njye mu Rwanda rw'abasaza n'abasizi nk'umusore James ubundi bindi mbiharira Imana ariyo yanzanye ino niko kuba mu oh my god nakubwiye ngo this is radar P oh my god yo
Kubita mashina we. Yo, P main. Oh my God. Yeah, cola. Umeze gute. Ndi kumwe na the great na admin producer wa mbere mu Rwanda. Na kapiteni de Doni. Wemirande. Yewe. Ngami. Witwande wawe. Witwande. Okay, I'm gonna be fine. Kapiteni. Yo, nakumva bro. Ewa, respect kabisa, respect man. Ewa, sana my brother. Ewa, nokoze cyane my brother. Ewa, najya kuri rap FM byose niho biri kubera tu. abantu bari kuri YouTube niho tugiye kujya tubikora buri munsi none apana gahoro. Hajya rap FM babyandika gute? Rap FM ni program. Nakutubizi. YouTube channel yitwa gute? YouTube channel yitwa Admin Pro Rwanda. Admin babyandika gute? Je ndi munyarwanda guzi kwandika admin. Nagudu mwongereza. Admin bandika ni A, ukandika D, ukandika M, cyangwa ma na N. Subiramo. Bivuga mu Kinyarwanda ni A, ukandika D, ukandika M, ukandika I, ukandika na E. Ugashyiraho ubwo pro ni P, ugashyiraho L noya, ugeraho alright. P FLA na admin umuntu ukeneye gukora interview kuri YouTube channel yanyu byamusaba iki? no kugira tuyadukontakta ashobora guca ashobora kuri admin pro yitwa rap FM nje mu R&B ariko ndashaka kuri rap FM yabahamagara icyo gihe dufite mudusobane mudu details zose bana ashobora gushiraho akandi kantu kaga segment twakita impano yanjye. So impano yanjye rero impano yanjye ishobora kuba ari rap, ishobora kuba ari kuririmba, ishobora kuba ari n'ibindi bintu. Yes. Yeah. Dushobora gushyira kandi ka segment kitwa impano yanjye. Nubwo kwita na gospel. Nubwo wari n'umukomedi. nubwo buri amagi. Oya nari wabashira abamutsi bose nabi. Nubwo wari n'umukomedi. Yeah, cool. How you doing, Mr. Gute? Yeah, tukuteze yombi. Yo. Yego. Uvuze neza. Ewana, ko kantu kabisa iyo idea ni nziza. Uherereye wowe. Sha ihuye tuzahaza kabisa kuba cyane huye ni neza. Tuzahaza huye ni neza. Tuzahaza kabisa. Hari abapeti benshi cyane bari talented. Bakunda na rap byaka. Tuzahaza kabisa. Tuzapanga tujye tuza no mu ntara wa Mugani no mu turere. Arubita Enoch no motari ene karambwe insuburiza P FLA na admin akazi muri mukora ndakebeye sana. Allo bakimba kada subscribe. Allo. Yes sir, admin P FLA. Freshy. Really. Bikabe. Bikaplo. Niko witwa. Dikeni. Uriye dikeni. Uri kingi. Uriye dikeni. Ni nguvu. Nguvu jini. Uri nguvu jini. Dikeni. Dikeni saje. Dikeni turi mukumva. Bikapro. Dikeni navuga na admin. Yo. They want to respect kabisa, respect man. R&B. Talent, okay, talent. Man, igicumbi ariko ni fresh bro, tugomba kwinjirira man. Kandi shout cyane kabisa ku bakowe bose barangaho n'abadukurikiye. Abantu bose mu ntara zitandukanye baze gusacinga admin pro hanyuma batwandikire
tujye tubasura noneho tunababone dukorane nabo ibiganiro tugere gute. ari Numvise bampaye igitekerezo. igicumbi